Mwiriwe neza, nongeye kubakira mu kiganiro cy'umugoroba kizwi nka Soir. Nkuko bisanzwe muri kumwe na Adrien Bizimana. Reka dutangire dusenga. Turagushimiye Imana nziza, tugushimiye ineza, urukundo rwawe, tugushimiye umunsi mwiza duhaye, tugushimiye ko uri mu ruhande rwacu uhabwa icyubahiro. Uyu munsi tugushimiye ko ukomeje kuba mu ruhande rwacu. Nagusabye ngo ukomeze uturinde mu mugoroba wose, kandi Kristo usuka umwuka wawe wera kuba kwizera, usuka umwuka wawe wera kuba gukunda, kandi iri jambo tugiye gusangira ribe ryubaka, kandi yongere guteza umuntu intambwe yo kwiza no kugukunda. Ku bwa Yesu Kristo umwami kandi umukiza wacu, amen. Haleluya. Nizere ko mwiriwe neza kandi mufite umunezero n'amahoro. Uyu munsi tugiye kuganira ijambo riri muri Samuel wa mbere, igice cya mbere, duhere ku murongo waho wa 10. Munyemerere dusome mu izina rya Yesu. Samuel wa mbere, igice cya mbere, umurongo wa 10. Handitse ngo, ariko Hana yasenganaga Uwiteka agahinda, arira cyane, ahiga umuhigo aravuga ati, Nyagasani Nyiringabo, nureba umubabaro w'umuja wawe ukanyibuka, ntunyibagirwe ukampa umwana w'umuhungu, nzamutura Uwiteka abe uwe iminsi yose yo kubaho kwe, kandi icyuma cyogosha ntikizamugera ku mutwe. Nuko akomeza gusenga atyo imbere y'Uwiteka. Eli yitegereza umunwa we, kandi muri uwo mwanya Hana yasabiraga mu mutima we, iminwa ye ikanyeganyega, ariko ijwi rye ntirihinguke. Icyo cyatumye Eli yibwira ko yasinze. Nuko Eli aramubwira ati, uzageza he isindwe ryawe? Mbese waretse vino yawe? Hana aramusubiza ati, ashwi databuja, ndi umugore ufite umutima ubabaye, ntabwo nanyoye vino cyangwa igitsindisha cyose, ahubwo nsutse imbere yawe, ahubwo nsutse imbere y'Uwiteka amaganya yo mu mutima wanjye. Ntukeke yuko umuja wawe ari umukobwa w'ikigoryi, kuko ibyo navuze kugeza ubu nabitewe n'amaganya kandi n'agashinyaguro bikabije. Maze Eli aramusubiza ati, genda amahoro, Imana ya Isirayeli iguha ibyo wayisabye. Hana aramusubiza ati, umuja wawe mbonere imbabazi imbere yawe. Nuko uwo mugore aragenda, arafungura mu maso he, ntihongera kugaragaza umubabaro. Bukeye bazinduka kare mu gitondo, bajya imbere y'Uwiteka barasenga, barangije basubira iwabo, basohora mu rugo rwabo i Rama. Maze Elukana aryamana n'umugore we Hana. Uwiteka aramwibuka. Igihe gisohoye, Hana asama inda. Bukeye abyara umwana w'umuhungu, amwita Samweli, ati kuko namusabye Uwiteka. Amen. Ngiri jambo nifuze ko tuganira. Ni inkuru abantu benshi bazi, ni inkuru y'umubyeyi bita Hana. Umutware we yari Elukana. Bajyaga bagira umuco mwiza wo kujya gusenga, bakagenda nk'umuryango. Imana yacu nishimwe. Harimo isomo rikomeye yuko mu kigeragezo, mu gusenga no mu buryo busanzwe, dukwiye gusenga nk'umuryango. Dukwiye kugira umuco wo gusengana n'umutware, niba uri umugore, umugabo agasengana n'umudamu we. Ibi ni umuco mwiza, kandi n'Uwiteka arabikunda, ndetse n'imihigo yabo biborohera kuyisohoza, kubera yuko bahize ikintu gikomeye. Abantu benshi ngira ngo ubu ngubu batabasha guhiga kuvuga ngo umwana ni umuduha, umwana uzaba umwana w'imfura, Uwiteka tuzamuguha, Imana yacu nishimwe. Uyu munsi ijambo rimfasha ni ukuvuga ngo dusenge, kandi dusenge nk'umuryango, kandi duhige nk'umuryango, kandi duhigure nk'umuryango. Imana yacu nishimwe. Gusenga nk'umuryango, guhiga nk'umuryango, ndetse no guhigura nk'umuryango. Imana yacu nishimwe. Elukana na Hana bajya gusenga nk'uko bari basanzwe babikora. Bagezeyo batangira gusenga biherereye. Umugore we Hana
akababaro karamurenga, nabyita yuko ni ya masengesho usenga kubera akababaro ugata control, ugasa nkaho mu by'ukuri wumva ucitse intege, ugatangira kuvuga iminwa ikinyeganyeza, abandi bakareba babibona ariko wowe ibyo utabyitayeho. Niyo modo Hana yarari. Noneho ageraho n'amarira atangira gushoka, atangira noneho gusa nk'agaragaza ibimenyetso nk'iby'umuntu wasinze. Eli amurebye, abantu bashobora kwibwira yuko Eli atari yarebye ibikwiye, ariko umutambyi yaramwitegereje amara akanya amureba, abona umugore yagize isindwe, yasinze yaborewe. Mu yandi magambo, niyo amasengesho abantu basenga, abantu bakabona mu by'ukuri twasaze, akabona waborewe, wa mugani w'Abarundi, akabona mu by'ukuri uri umusazi, ntutekereza. Yabana kuzi ko wize akavuga ngo uriya amashuri yabo yapfuye ubusa. Ni gute umuntu wize akora ibintu nk'ibi? Ni gute umuntu mu by'ukuri usobanutse ajya muri ibi bintu? Bino ni ubucucu, ni ubuswa, ni ubugoryi. Ariko ndakubwiza ukuri, isengesho rigira imbaraga, ni isengesho ushyizemo imbaraga, kandi ni isengesho riturutse mu mutima koko, Uwiteka akarireba akavuga ngo iri sengesho nanjye ndaryumvise, Imana yacu nishimye. Habaho amasengesho yo ku munwa, ariko hari n'amasengesho yo ku mutima. Uvuga ngo Uwiteka, uyu munsi soma umutima wanjye, uyu munsi tegereza umutima wanjye, uyu munsi reba agahinda afite, uyu munsi reba igihe tumaranye, uyu munsi reba igihe tugendanye, uyu munsi reba ahantu nagusengeye. Ugatangira noneho ugaha Uwiteka histoire zose, kuko kugira ngo umuntu atangire avuge iminwa amere nk'umuntu wasinze, iriya ni amarangamutima agaragaza yuko watangiye wereka Uwiteka urugendo rwose, watangiye wereka Uwiteka ukuntu mwagendanye. Urambwira ati ariko se koko Uwiteka ubu ngubu nkojeje isoni? Hari gerega umuntu asenga akavuga ati ariko uyu noneho Uwiteka unkojeje isoni igihe twagendanye. Ni ukuvuga ngo ni cya cyifuzo, nakwita ngo ni icyifuzo gikomeye. Kandi nze kuvuga nanone ndavuga ngo habaho ibyifuzo Imana igusubiza, icyo cyifuzo ntuzakibagirwe kuzageza upfuye. Ndetse rimwe na rimwe ukanajya ubibwira abana bawe ngo nabonye Imana umunsi umwe, ukarifaringa ukavuga kuri cya cyifuzo Uwiteka yagize gute, Uwiteka yagusubije, Imana yacu nishimye. Ntabwo nzi rero nawe icyo uri musengera, sinzi situation urimo, ariko uyu munsi wegera Imana, uyisenge n'umutima wawe wose, uyibwire n'umutima wawe wose, kandi uyifungurire umutima wawe. Uyu munsi yiteguye kukumva, Imana yacu nishimye. Habaho ibyifuzo nawe wibagirwa. Iyo usenze ngo Mana umpe ibijumba, Mana umpe kawunga, kakaguha, ejo yuhaze ntabwo ubyibuka. Abenshi rwose iyo usabye ngo Mana umpe amazi yo kunywa, Mana cyamukampa ahantu ho kugama iri zuba, ukaza kugera munsi y'igiti ukugama, ibyo byifuzo bimeze gutyo rwose ntabwo wamara umwaka ukibyibuka. Ariko hari ibyifuzo Imana ikuremera, igusubiriza, bikaba igitsikamutima, bikaba na fondasiyo yo kwizera kwawe. Kuvuga ngo nabonye Imana, nayibonye inyura imbere yanjye ndayibona. Haleluya. Intarayibonye nyikoraho, mvugana nayo visa, ngendana nayo impande. Kubera iki? Ngendana nayo nyumva iruhande rwanjye. Kubera iki? Ni igihe cy'ubuzima unyuramo, hahandi Uwiteka uvuga ati Uwiteka uyu munsi ndakubonye, uyu munsi ndakubonye, kandi ubu ushyizeho urufatiro rw'uko nkubonye mu isura nshya. Imana yacu nishimye. Burubwiye abantu benshi bizera, abantu benshi babonye Imana bavuga ati we wayibonye ute? Yakubwira ngo nge nayibonye ntya, ariko ntabwo twahuguza. Nshobora kuvuga ati nayibonye ntya, nyibona inyura imbere, ndayibonera n'amaso yanjye. Mu yandi magambo, ibyo biterwa n'ikintu Imana yagukoreye, Imana gitangaza yagukoreye imbere y'amaso yawe, ukavuga ati uyu munsi ndakubonye, Imana yacu nishimye. Uwiteka yaciriye akanzu abanzi bamusumiye, bitandukanye n'uwo Uwiteka nanone yatabaye banki yahageze ije guteza cyamunara byose ngibijyanye. Hari n'undi Imana yatabaye amaze imyaka 15 atabyara, ubu Uwiteka aramubona, nk'uko Hana nawe yaramaze igihe kirekire.
hakaba n'undi nanone Imana ikuye mu muriro, Imana ikamukuramo nk'aba basore b'Abaheburayo bari Babuloni, maze ubundi ntibashya, bakabajugunya mu itanura ntibashye. Ntiwamera nanone nka Daniyeli ajugunywa mu itanura, nako ajugunywa mu mwobo w'intare, nazo ntizamufata. Bivuge ngo buri wese afite uko yabonye Imana. Ntibyahura nka Mose ndetse n'abandi bavanye mu Egiputa bagakurosinga igihe ritukura igahinduka ubutaka babire. Uyu munsi nawe Uwiteka kuremera igifatika, uyu munsi Uwiteka kuremera igitangaza gikomeye, uyu munsi akuremere ikintu kiba urufatiro rwo kwizera. Imana yacu nishimye. Uyu munsi akuremere igitsikamutima, icyo kiva hehere, icyo kiva mu kwizera no kudacika intege, no kuvuga ngo ndazi ko Imana ishobora byose. N'ibyo abantu bamaze gushyiraho icyo nakwita yuko ari limite, kuvuga ngo ntago bigishobotse, ukavuga ngo ndazi ko abantu bavuze ko bidashoboka, ariko imbere yawe Imana birashoboka. Uyu munsi ndagushaka ngo mbone bishoboka, kandi ndashaka ko bishoboka bagihari, ndashaka ko bishoboka bagihari, nzashimane nabo. Imana yacu nishimye. Ikintu nakunze cyane muri kino gice nusoma umanuka, barataha, Elukana Hana barataha, Uwiteka azibura inda itabyaraga irabyara, azibura inda itajyaga yakirana. Uwo munsi barakirana rwose, maze ubundi umwana Elukana ndetse na Hana, Imana baremera igitangaza gikomeye. Guhera icyo gihe barabyara. Bamaze kubyara, mu ijambo rikomeye naryo rinakuye muri kino gice, Elukana kubera amashyushyu aramubwira ati dusubireyo kureba Eli, tumubwire yuko Imana yaduhaye umwana. Hana aramubwira ati we mucecetse, uretse gato tuzagenda ari uko umwana ageze mu gihe cyo gucuka, ntabwo mujyana ataracuka. Mu yandi magambo, ishimwe ndashaka kurijyana ryuzuye neza. Imana yacu nishimwe. Ndashaka kujyana ishimwe ryuzuye neza, umwana nacuke kandi mujyane ku buryo ntazigera nanamugarura, nk'uko nabwiye Uwiteka ngo azaguma imbere ye. Ndashaka kumujyana amaze gucuka, nkamurekera ku isinagogi cyangwa se aho batambiraga ibitambo. Imana yacu nishimwe. Umugabo aramubwira ati rero Imana ikumvire, niba ari ibyo komeza umunsi kugeza igihe azakurira. Niko ijambo ryambwiye, komeza umunsi kugeza igihe azakurira. Nawe bene data, niba Uwiteka aragukora ibikomeye, akagukorera ikintu gikomeye ukanahiga, uyu munsi niba warahize, uyu munsi uhigure mu izina rya Yesu. Uyu munsi uhigure, nabyo birimo umugisha ukomeye cyane. Kandi niba ishimwe ritaruzura, komeza uryuzuze, komeza uryonse kugeza igihe rizacukira. Uwo munsi uzarishyira Uwiteka, uwo munsi azaguha umugisha. Imana yacu nishimwe. Aramubwira ati rero komeza umunsi kugeza igihe azacukira, tumushyire Uwiteka nk'uko twabihize. Elukana Hana nuko ngo baganira ko batazamwogosha, maze ubundi mu gihe kigenwe umwana aracuka, baramujyana bamushyira Eli. Uwo mwana yitwa Samweli, bivuga ngo kuko namuhawe n'Uwiteka. Imana yacu nishimwe. Namwe mufite abana, hari abana nzi bamwe bagiye bafite avuga ati uyu nanjye namuhawe n'Uwiteka, kuko namuhawe Uwiteka. Se wawe warashimye Uwiteka nubwo wamuhawe nawe, wibutse ko nawe ujya gushima nk'uko Hana ndetse na Elukana bagiye gushima. Imana yacu nishimwe. Uyu munsi Uwiteka nakuremera igikomeye, nawe ugende umushime, kandi ibyo nawe birakugarukira. Imana yacu nishimwe. Ijambo nari mfite kuri uno munsi rikubwira ngo nawe senga, wereke Uwiteka ikiri ku mutima wawe. Senga udafite mbereka, senga udafite ikindi kintu cyose wumva kiguciye intege, utitaye ku by'abantu bakubwiye, utitaye ku kindi kintu cyose, ahubwo wite ku cyavuganye n'Uwiteka Imana. Uwiteka ni muzima, Uwiteka arakora, kandi uko yakoraga niko akiri. Shima Imana yuko twizeye adahinduka, ntabwo ari nk'abantu bahinduka. Uwiteka ntahinduka, niyo mpamvu kumwikomezaho ni byiza. Imana yacu nishimwe. Munyemerere dusenge dusoze, nawe ugambire kwikomeza ku Uwiteka,
kuko ahandi hose ni umusenyi. Ngo turirimba ngo twikomeze ku Uwiteka kuko ahandi hose hasigara umusenyi. Munyemerere dufatanye gusenga. Turagushimiye Imana nziza, tugushimiye ko ugira neza, tugushimiye umwanya mwiza uduhaho gusenga wa buri munsi. Abiyemeje gusengana natwe ubaho umugisha, abiyemeje gukunda ubutumwa ndetse n'ijambo ryawe ubaho umugisha, kandi ubagure umunsi ku munsi. Nzi neza ko abagukunda bitazarangiriraho, ahubwo uko byagenda kose umugisha w'ijuru bageraho. Ibyo turabanya bambye twarabibonye, abakwiringira bagagukorera budasiba, ntibacika intege, bagakora ibyiza badacogora, uzabagirira neza. Uyu munsi rero turagusabye ngo ubane natwe, ubwiza bwakomeze kubana natwe, kandi ijambo ryawe rigume mu mitima yacu ryera imbuto nyinshi. Ku bwa Yesu Kristo umwami kandi umukiza wacu, amen. Murakoze cyane, mugire umugoroba mwiza.